madara kumana wicaye ukanyitegereza cyane ntabwo nzi ndakubona mwige nize ukanyicara imbere y'ameza ariho ubusa namuzi ko iyo maguruka igicuku nkagenda nkagaruka mu rugo ubu si neza ko umuntu adakeneye kugira icyo yashyira mu nda mugabo rwose ndabizi hanyuma se ariko umukozi arimo kubitegura umukozi se ni kamara ariko buri munsi umukozi uwo mukozi waje gukora iki mu rugo madame hano munsi nakumva ngo wicaye mu gikoni ni mpaka ku meza wagaramye akaguru ku kandi njye ntagarukana nta wambariwe ariye nawe umugore ni ariko wicaye wagamitse rwose mu ntebe ngo umukozi ari gutegura urabizi hari iminsi mike azongera kubona umukozi mu rugo ndabona wowe sinzi icyo nakuzaniye ntabwo mbyiyumvisha kabisa umukozi buri gitondo umukozi wawe ute bite hano ubwo nawe wakiyongeraje uvuye tuwenda n'umugabo araje reka mwakanye nibura mwe n'amafunguro ntateguye ndumva kabisa isari yasumbye iseseme batiri yanditse febre kabisa icyo ushaka ko nashyira mu nda genyarutsa mu gikoni barimo kubitegura ariko hari agacapati waba ufashe capati umuntu w'umugabo mu rugo rwe urugo rutabuze ibyo kurya ninjire ni kuri capati nkaho uri umupeti ni umwana se wakiriza umugabo ngiye gutungana biratunganywa nande hano umaze iki rero kwa mu rugo rwatemashye rwa rupaca wakubitamo amapantaro wiyegereje ku meza ariko se rupaca ntabwo reka dati inzara wawogeje niwari ndahamagara Jojo karame mawe nabika sana chapati bana ni chai abakozi yaramutse neza rwose niryoherwe umugabo Simubwira ko ari agacapati agiye kukuzanira mu gikoni nta soni ugiye kwe ibintu by'umukozi bya buri muntu atagukoze umukozi capati reka dani zitunganyije mbese sinzi ubwo ibintu biryoha uri umugabo umugabo noneho wabaye ikintu wenda koza ibi ni ibiryoha uri umugabo nta kuyikata nta kuyitunganya nta kugira ute warangiza ngo uraza nguzanira ibiryo ngo barye urumva uri gutekereza asoni Jojo karame mawe ngo vayo bikata da hano hari nta munoza nawe ntabwo akayangaza ubuzima izi ni cyaza kuzana inyumbagore z'ibishyimbo ndetse kera n'iz'urukiri buri munsi umuntu ntakantagira ariko nawe urananiye wa mugabo ujana niko ubu ni gute utegura abona ese nta nubwo urasohoka nibura ngo urebe abandi bagore uburyo bategura abagabo babo ubwo ibyo nabyo uba ufite iyo wabikuye komanda yagiye ugashaka za kenya ubwo ufite indaya ziguhaye ase
kabone rwanda gutegura kuko abo amafaranga mfite niriye kurya inkoko buri muke uvuye kurya inkoko nyine niyo mpamvu bitagutaza aha ngiye wabanye birafatika bekata tunga abagore umva mubwire wa mugore mubwire mwihanise nta mukozi nshaka muri uru rugo mbiriye mbiriye kubera ko nshonje ariko nga hano umaze mu maso ari ni cyane baguha zira namaga mu nyine kukumva kumvika numvise nta n'isoni ariko uyu ni umugabo pe umugabo iyi mico sinzi ahantu arimo kuyikura yabaye nta munoza burundu nimba ari mu bubari ahanywera simbizi bamwubaka kandi umukozi avuye hano baramwitegereza cyane ibintu ndaza kubicunga neza se mwaba ushaka ko witonganya byagenze bite nawe nziba nambaza si